afite igicuri kiri bakita ni igicuri nyine muri rusange ariko kiri epileptogenic ku ruhande rw'ibumoso. Surgery igiye kumukorerwa ni nko gukuraho agace gatoya k'ubwonko bwa temporal lobe y'ibumoso, ariho ari amashusho ya MRI ari na EEG yagaragaje yuko ariho icyo gicuri kiri gukomoka. So mu gukuraho ako gace k'ubwonko ariko igicuri gikomokamo bizamufasha icya mbere kugabanya imiti yari ariho, noneho n'igihe bikaba byakunda yuko yahagarika n'imiti y'igicuri yaramazeho igihe kinini cyane kirenze imyaka 10. N'umugore ufite imyaka 39 amaze imyaka nka 15 arwaye igicuri yitura hasi, ari ku miti 3 ariko nubwo bwose ari kuri iyo miti agira byibura inshuro 2 mu cyumweru episode zo kwitura hasi zo kurwara igicuri. Bikaba rero byaranamuteye, umva nawe ubaye witura hasi mu bantu buri kugiye ahantu nk'uko turi kuganira ukaburaguye, byamuteye na depression, ameze ku buryo atabasha no kurya. Igicuri mbere na mbere wenda nahera kuvuga yuko iby'amadayimoni biba bitarimo, nkeka yuko byatewe n'ubumenyi bwo hambere, ntabwo ari mu Rwanda honyine, mu bihugu byose byo ku isi bataramenya imiterere y'umubiri w'umuntu batekerezaga yuko igicuri cyaba giterwa n'amadayimoni cyangwa imyuka mibi, kubera yuko uburyo gifata umuntu biba ari ibintu akenshi bitunguranye kandi biteye ubwoba. Ubwo rero impamvu bashobora kuba barabyitiraga iby'amadayimoni, kubera ko nta bundi buryo bw'ibisobanuro bari bafite. Ariko uko ubumenyi bugenda butera imbere byagiye bigaragara yuko ari imikorere y'ubwonko ibitagenze neza. Imikorere y'ubwonko bitagenze neza kubera ko uturemangingo tw'ubwonko tutarimo gukorana neza, hakaba ikintu nagereranya nka kurusirikwi, bigatuma noneho umuntu afatwa n'igicuri. Ibice biri amoko menshi, hari muri make na wenda navuga nk'icyo dusanzwe tuzi ni cya gicuri gifata umuntu akakubita hasi akazana urufuzi akiruma cyangwa se inkari zikamucika. Iki ni cyo abantu benshi bazi, ariko hari n'ibindi bicuri bishobora kugaragara nk'umuntu afashwe igice kimwe cy'umubiri kigatengurwa bikarangira, cyangwa se kikaza gukwira umubiri wose. Hari naho igicuri ushobora kubona umuntu ameze nk'utabwenge, atazi aho ari ariko ataguye, bikamara akanya gatoya ukabona wongeye agaruye ubuzima. Harimo amoko atandukanye, ariko byose iyo byageze kwa muganga bishobora kumenyekana ko ari igicuri. Hari igicuri umuntu adashobora kugwa? Biriho, hari igicuri umuntu adashobora kugwa, nacyo kibaho, agakora nk'utumenyetso, cyangwa ukabona ntazi, abaye nk'umuntu utazi aho ari by'akanya gatoya, wowe utabyitayeho ntumenye ko ari yanafashwe, nacyo kibaho. Bitandukanye no kuzengerera, kuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu azengera. Biratandukanye cyane, kuzengera biratandukanye kuba ari igicuri. Kuzengera n'indi ndwara ishobora gufata umuntu, cyangwa ari ikimenyetso cy'indwara yiniye, ariko ntabwo kiba ari igicuri. Igikorwa murimo kubera cyabereye hano ni icyerekeye kuvura indwara z'igicuri hakoresha uburyo bwo kubagwa. Nicyo dukora muri iki cyumweru cyose. Hakaba harimo kwigisha ku byerekeye ubuvuzi bushya bubaye bwa mbere mu Rwanda. Noneho hakabaho na gahunda yo kureba ukuntu ubu buvuzi bwatera imbere muri iki gihugu. Ni ukuvuga yuko abantu benshi ntabwo batekereza yuko igicuri gishobora kuba cyabagwa, ariko hari abarwayi bashobora gukenera kubagwa kubera ko akenshi imiti baba ariho iba yarananiranye. Imiti inanirana ni ukuvuga ko umurwayi w'igicuri aba afite amahirwe y'uko bitewe n'impamvu, hari impamvu zifatika umuntu ashobora gukemura ku buryo bwihariye. Tuvuge nk'umuntu afite nk'ikibyimba cyo mu mutwe, ashobora kubaga ikibyimba cyo mu mutwe aricyo cyabiteraga akaba yakira.
ariko hakaba n'izindi mpamvu usanga zitagaragara ku mafoto cyangwa se zigaragara gakeya utabona ko uhita uzikemura ako kanya. Imiti ikaba yamufasha cyangwa se ikananirwa. Bihera ku muti wa mbere wabona ukora neza bikaba ari ubuhoro, byakwanga washyiraho umuti wa kabiri cyangwa wa gatatu, byakwanga umurwayi ashobora kurebwa niba yavurwa mu buryo bwo kubagwa. Nk'uko nigeze kubivuga kare, ari nk'ikibyimba kibitera mu bwonko, ari nk'indwara ya infection, tuvuge umuntu wagize mugiga cyangwa se ubwonko bukaba bwanduye mu buryo n'ubu, ibyo biravurwa kugira ngo bibe byahagarika igicuri. Ariko hari n'igihe bisaba yuko ibimenyetso bitagaragaye bindi mu buryo bwo gusuzuma, nta buryo buhari bwo kuvuga ngo iki nicyo ngiye gukora. Icyo gihe umurwayi ashobora kuba yavurwa n'imiti akaba yabaho neza agakira, cyangwa se byazananirana akaba ariho ajya muri uru rwego rwo kuvura mu buryo bubagwa. Abantu ikintu bahuriyeho ni uko bafite igicuri cy'igihe kirekire, bagiye ku miti itandukanye irenze umwe, ariko bikanga n'ubwo iyo miti bayiriho bagakomeza kugwa igicuri. Nicyo kintu bahuriyeho. Bahuriye ku iyihe ndwara mu bwoko bw'igicuri? Indwara ziratandukanye. Indwara ziratandukanye mu zo bafite impamvu zirimo, nubwo muri iki cyumweru abo dufite benshi ari abafite agace k'ubwonko bita temporal lobe karwaye, ariko hari n'abandi bafite ibice by'ubwonko bitandukanye bitagenda neza. Nyuma yo kubagwa icyizere kiri hejuru ya 80 yuko bashobora kuba bakira, bakaba bazava no ku miti. Kanseri ukuraho igice nyine, nko kuvuga ngo kanseri ubundi ni nk'ikibyimba, niko twabyita, ukuramo icyo kibyimba. Noneho kubaga igicuri ukuramo ako gace nyine k'ubwonko gafite icyo gicuri. Ni ubwoko bwinshi bwo kubagwa. Hano turi gukoresha uburyo bwo kubagwa nyine umuntu afunguye agakuraho ako gace. Nibwo turi kugira ko ni nabwo dufitiye ibikoresho muri ibi bihe. Biterwa n'ubwoko bw'igicuri umuntu afite, hari n'ubwo bakora badafunguye. kuba dutangiye kubaga igicuri mu Rwanda, mwe nk'abantu b'aba-neurosurgeon, ni ibintu mu Kinyarwanda cyiza bikaze, kubera yuko urumva hari iyo burden yo kuba hari Abanyarwanda bakirwaye cyangwa se bakomeza babigira bagakomeza wowe bakuzaho utafite ikintu kinini uri bubafashe, cyetse gukomeza wongera imiti. So urumva ni ibintu bizagabanya. Ubundi igicuri ni ikintu gifite burden kuri kote zose, kote y'umuganga kubera ko nta kintu ari kugufasha, kote y'umurwayi, kote ya famiye, ekonomi, ari ekonomi y'umuryango, bikagenda bikagwa no kuyo ku gihugu muri rusange. So uburemere tubiha nuko nyine uwo muntu akize akuraho iyo burden kuri byose. So we ku giti cye n'abaganga n'igihugu muri rusange babutekereza ko bubaho ari uko batabufite. So barabyishimiye, ntabwo ari ikintu cyasabye kubinginga, bari willing, ni ubushake bwabo kabisa, barabyumva. Ari surgery ubwazo, ingaruka zazo, umuntu wihanganira ingaruka zo kubaga ubwonko aba yumva icyo ashaka, biba bimuremereye. Abanyarwanda bafite imyumvire itandukanye ku burwayi bw'igicuri. Baravuga ngo ni abadayimoni, ngo ni amarozi, ngo ni ibintu byandura. Ni nk'abantu babyize babisobanukiwe, igicuri giterwa n'iki? Igicuri ntabwo ari amadayimoni. Okay, jye sinemera amadayimoni wakitse nimba yinjira mu bwonko agateramo utuntu, ntabwo cyandura. Igicuri ubundi ni ibintu byinshi muri rusange. Igicuri iki ngiki twe twita indwara y'igicuri, apana kwitura hasi. Kwitura hasi ni ibintu byinshi, na malariya y'ubwayo yabitera. Ntabwo umuntu wagagaye kubera malariya, umuriro ukabije, infection za bacterienne, ibibyimba byo mu mutwe birabitera. Ariko iki gicuri turi kuvura ni ikidaterwa n'ibyo byose. Umuntu akaba adafite ikibyimba cyo mu mutwe, akaba nta muriro, nta infection, ariko agakomeza yitura hasi.
hari abo rero bigaragara kuri amafoto ya MRI cyangwa se na EEG yuko hari ahantu runaka muri brain hari akantu katagaragara kari kubitera. Igishuri ubundi inama ni nka electricité, utuntu two mu bwonko nyine dukora naho tukagira umuntu akagagara. bivuze ko iyo umuntu mwamuhaga imiti yakwizaga kuyifata ariko kumubaga abakize burundu? Bon, ntago bifite pourcentage nk'uyu tugiye kubaga nka 85% kuko yakira burundu igicuri, ariko Paul ubu ngubu tugenda duhagarika imiti progressive. Ntabwo ari ukuvuga ngo iyo tumaze kumubaga ahita ahagarika imiti ako kanya, agenda yihagarika gake gake. Tuba dufite kuri iyo pourcentage ya 85% abashobora kuyihagarika burundu. Bakeneraga kuba mu wundi bajyaga kubagirwa mu mahanga? Yego, bajya kubagirwa mu mahanga cyangwa se bakihanganira gufata imiti abadafite ubwo bushobozi. Muri umunsi wose wese muri iyo operasiyo iri kubarirwa hagati y'amasaha 5 n'6. ubundi umuntu yabwirwa n'iki ko arwaye urwara igicuri? Hari ubwoko bwinshi bw'igicuri, harimo nyine buriya twese tuzi umuntu uri hasi from nowhere agatitira, akaba yakinyarira cyangwa se akaruma ururimi. Hari ubutuma ubura usa nk'ubuze, tukaba twari turi kuganira wowe ukabura, bayita absence. Hari rero n'ubutuma ugagara igice runaka cy'umubiri, ukagagara wenda nk'akaboko gusa cyangwa se akaguru gusa cyangwa se umunwa, bibaho. Hari n'ubundi bwo mu nda butuma wumva wagira ngo uri nko gushya cyangwa se ni ubwoko bwinshi. Bimaranye igihe, yatangiye umwaka si mwibuka, ariko yatangiye yarwaye ageze mu wa 6. Yezu wa 6 rero nk'igihembwe kimwe primaire. Ararwara rero araremba, tukagira ngo ni umutima yarwaye, turamuvuza tugira ngo baranamwangije, turamuvuza biranga. Bigeze aho rero sinzi ukuntu bashyize itangazo Indera, twumva ko hari abantu bazajya bavura, tumujyanayo. Kumujyanayo rero twamujyanyeyo, icyo gihe yatangiye kunywa imiti, yarangije imyaka 15 anywa imiti. Yego. Uburwayi bwamuzahazaga se tugisobanura bwamuzahazaga, yafatwa agafatwa nyine abyumva, akihuta akajya mu buri, natwe tukamukurikira tukamufata, tugafata umutwe tugafata amaguru kugira ngo atakubita amaguru hasi ngo akomereke. Tukamufata igihe Imana ishatse kumugaruramo ubuzima, kongera akagaruka tukabona asubiye mu mubiri. Ubwo rero byageze aho nyine ajya gufata imiti, afata imiti, mbese kwa kwikubita hasi cyane ntibibe, ariko n'ubundi bikaba. Nko mu cyumweru yarasigaye yikubita hasi nk'akangahe? Mu cyumweru aho yafatiye imiti, mbese byarazaga ukabona kuko bimubabaje, ukabona ariko kubera ko kunywa imiti ntiyikubite hasi cyane, ariko ubundi yarikubitaga amaguru, agahondagura amaguru, umutwe agashaka kuwukubita hasi. ni nk'iki wibuka kigeze kumubaho gikabije cyane? Kubera twakundaga kumuba hafi, twamubaga hafi, tukamuba hafi rwose, mbese kereka nk'akantu nk'iryinyo ryahongotseho afite. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byasabaga yuko mumuhora hafi igihe cyose, icyo ari cyo cyose. Ni izihe ngaruka zindi mutekereza ko byagize ku buzima bwe nk'umuntu, ariko namwe ku muryango wanyu kubera ubu burwayi? Ku buzima bwe mbese byakundaga yagiraga amaraso make cyane, yaba mu modoka mujyanye kwa muganga, n'igihe wakomeje kumwitaho mujyana kwa muganga, mu modoka agafatwa, mu nzira agafatwa, twagera na hari Indere nabwo agafatwa, ugasanga nyine turafatafata mu buryo bumeze gutyo. Mu bundi buzima busanzwe nta ngaruka mutekereza ko byabagezeho nk'umuryango? Twarababaye, tugira agahinda, twumva turababaye, biratubabaza,
si uburwayi bw'umuntu mu muryango wageze ngo hari ubyishimira ko umuntu aba ababaye. Kubyerekeye amikoro Amikoro rwose ntayo tuhari, nta mikoro dufite. kuvuga ngo byabatwaraga n'amafaranga menshi. Byadutwaraga amafaranga yo guhora agenda tumujyana ku miti. Ni uko. Nubwo twari dufite makeya ariko twakoreshaga uburyo bwose akaboneka ariko akagendera agafata imiti. Ni ukuvuga ngo kumuvuza byabatwaye amafaranga menshi cyane muri iyi myaka yose. Ntabwo twayashyize ku mubare ngo tuyamenye, kuko umumotari cyangwa twafataga umumotari tukagendana nayo gufata imiti, urumva ko ntawashyize ku mubare ayo mafaranga. kandi bimaze igihe. Kandi bimaze igihe ntawitaye kuri ayo kubara. Hari ikindi kintu ushaka kukubaza ibyerekeranye n'akato abantu baha abantu bafite ubu burwayi aho mutuye, mwarabibonye aka kato barajyaga bakamuha bakanamuhunga, twaba turi kumwe yagwa nka hariya ngasigara ndwana nawe, abandi bose birutse bagiye baturiya ni igicuri aratwanduza, bakagenda tugasigara kuri urwo rugamba twembi, cyangwa se n'undi utugiriye imbabazi akamfasha. Kuba hawe ubuvuzi rero uyu munsi akaba ari n'umuntu wa mbere ubuhawe mu gihugu, mwebwe mubyakiriye mute? Murabona biza kubafasha mu rwego? Ni ukuri kudufasha rwose twarushaho kwishima kandi tugashima n'Imana. Nubwo nahoze mubwira nti mu gihe gikwiriye, Imana nta gitungura Imana byose bibizi. Kuba utaraguye mu nzira cyangwa ngo umfireho mu maboko, ni Imana yabigize, yatekerezaga iki gihe ko kizaba igihe cyo kizaba cyiza. Niyo mpamvu uyu tuvuganye umutima uragurutse, ngira ubwoba. Ubwo rero Imana yari ifite ikimuteganyirije. Ni ukuri natwe tugira icyizere kuko tuzi ko Imana ariyo ikora byose. Hari icyo mushimira igihugu kiba cyarazanye ubuvuzi nk'ubu ku baturage bacu? Rwose twagishima cyane pe, cyane ariko cyane. Reba icyo gihe, iyo myaka yose kugeza iki gihe, rwose igihugu nticyakoze ibitangaza gifashijwe n'Imana yo mu ijuru. Ubwo rero twashima igihugu, twashima Imana yo mu ijuru. Imana yashyizeho ubuganga buva ku Mana. Imana igaha abaganga ubwenge, igaha abayobozi ubwenge. Ubwo rero ntacyo twashinze. Kuba barimo kumuvura ku buntu ibyo mu biro bivuga iki? Ni ukuri turabishimye, ku buryo twashoboraga ko bavugaga no kujya hanze tukabura amikoro. Ubwo rero kuba bigenze bityo, ni ukuri turishimye, turanezerewe. Dushimye Imana, dushimye igihugu, dushimye ababigizemo uruhare kugira ngo ahagere, kuko abantu ni abandi.